Uwiteka arabaza abo yaremye ati murambura iki? Uwiteka arabaza abaguhumeka ati ndazira iki? Imitima yanyu ni nge uyiha gutera nahemutse. Nanga umwuka nanga amazi ngatanga imvura n'izuba mwamburanye iki? Bakubyara mukanaheka imyambaro n'ibyo kurya mwabuze iki? Uwo mugiye kuganira ni mwene so Ntakirutimana Emmanuel, umubwirizabutumwa w'ivugurura n'ubugorozi. Ka dusenge Imana. Turagushimye muvyeyi kuko abo waremye ukibabumbatiye mu biganza ukabibuka ukabuduhaye akanya nkaka ngo tugenzure ijambo ryawe dupimamwe imico yacu kugira ngo ubwo uzabuje tuzakubone. Ngaho dufashe kandi utwigishe, tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe kugira ngo buri wese twungurane ubumenyi bwatuma imico yacu isabana n'Imana. Ni ijambo riri kutubwira ngo akaga ko kuba imbata. Na kaga ko kuba imbata. Muri iyi si nkirisitu hariho ububata butandukanye nkuko bwanabagaho kera, aho abantu bagurwaga bagakoreshwa imirimo ibavuna mu nyungu za ba bosi babo batitaye ku bibababaje n'ibivunnye ubuzima bwabo. Uyu munsi naho ibyo byavuyeho, ariko umwanzi Satani ugambiriye kwica mwene muntu ntabwo yahwemye kuzana ububata bw'uburyo bundi. Ubu tukaba tugiye kuvuga ku bubata bw'ubwoko bubiri. Ubwa mbere, umuntu ashobora kuba imbata y'ibyaha. Ubwa kabiri, umuntu ashobora kuba imbata y'idini. Ndetse abatabayaho turababwira ko baba ari imbata z'Imana, ariko kuko yo ari umutegetsi mwiza w'amahoro ugambirira ibyiza kubo yaremye, byo akaba ntacyo bitwaye umuntu. Ngaho izo ngingo uko ari ebyiri mbabwiye, ububata bw'ibyaha, ububata bw'idini, Bibiliya yagerageje kuvuga bimwe muri byo. Abaroma 6 umurongo wa 16 handitse aya magambo avuga ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata zo mwumvira uwo. Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Yenda muri aya magambo igishakwa cyane, Bibiliya ivuga ko uwo wihaye kumvira uba uri imbata y'uwo wumvira uwo. Ariko idomye ko ivuze ibikozeho, iravuga ngo imbata z'ibyaha bizana urupfu. Ubwo ni ububata bumwe, ari nabwo Yesu yabwiye abafarisayo igihe yahuraga n'abayuda. Habaye impaka ndende kuko batamwemeraga muri Yohana 8:31. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Umurongo wa 34 Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Ubwo bubata bwa mbere nubwo ni umuntu kubaho ariko yarahindutse imbata y'ibyaha. Ububata bwa kabiri ni ukuba imbata y'idini. Ndabaha ingero mbanje kuvuga ibintu bibiri biranga imbata zose. Icya mbere, zaba zabayeho n'abize ibyicuruzwa ry'abacakara n'ibihe byose byabayeho abantu bakabata abandi. Imbata yose ikibanza gukorerwa na shebuja ayinyaga uburenganzira bw'umutimanama. Icya kabiri, ikoreshwa ibyo idashaka kandi ikabikora.
niko byagendekeye abize amateka maremare, aho abantu bakoreshwaga imirimo y'amaboko, aho abantu batabwaga mu nyanja mu icuruzwa ry'abantu, aho abantu bakubitwaga ibiboko bagacibwa amaboko, ariko abo kuko bagizwe imbata, kuko ari imbohe z'umuntu, akaba ibyiza bizi ariko atabyigezaho, amahitamo meza ayabona ariko atayafitiye uburenganzira, ngo kuko imbata igenzwa n'abayibase bayinyaga uburenganzira bw'umutimanama, bakayikoresha ibyidashaka, byazana ingorane, byateza akaga, kandi ikabikora. Nk'abize amateka, ababaga baragizwe imbata bajyanwaga mu byobo birebire bicukurwamo amabuye y'agaciro, nawe azi ko ashobora kugwamo, abonye abo cyaguyeho, ariko akaba ntako yakwigira kuko yabaga ari imbata y'undi muntu. Noneho nituvuga imbata y'idini, turahera ku izo ngingo uko ari ebyiri. Muri Yohana igice cya 9 hari umurongo uri budufashe kubisobanukirwa, ni uwa 18 kugeza 23. Havuga igitekerezo cy'umugabo n'umugore bari bafite umwana w'impumyi, bamujyana kwa muganga Yesu, bagenda bareba bamurandase, ariko bakaba ari abanyedini baguzwe, babaye imbata z'iryo dini, ubwo ndabari idini y'Abayuda. Nuko ubwo Yesu yari amaze kumukiza, amuvuye basubiye gusenga ku isabato, haba impaka ku rusengero, bibaza niba ari we cyangwa niba atari we, banashaka kumenya uwamuvuye. Ariko yenda dusomye duhereye ku murongo 20, ababyeyi barabasubiza bati, tuzi yuko yari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi, nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo nuko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi bavuga bati, ni umugabo mukuru, mumwibarize. Aba bitewe no kuba imbata z'idini yabo y'Abayuda, batinye kwerura ibyiza Yesu yakoze. Ubwo ni kwa kunyagwa uburenganzira bw'umutimanama. Arareba ibyiza. Mubyeyi nawe waba waragize akaga ko kugira umwana akarinda agera iyo aba umugabo ari impumyi, aba yaragutwaye byinshi, uwo muzamu umuhoraho, umurandata bagendana, akazi yica, byinshi biba bikugoye. Kubona umuntu wagukirije, ibyo wakagombye kubyamamaza ukamurangira n'abandi, ariko kuko idini itishimiraga ibyiza bikozwe na Yesu, abayoboke baryo bakaba bari barabaye imbata batitekerereza, bapangirwa n'abayobozi b'idini. Byamusabye ko aceceka, ibyiza ntiyabivuga, arangije bisunikira kuri nyaguhuma, kandi aribo barebaga, aribo bamujyanye. Nuko ngo abo babyeyi banze kuguhamya ibya Yesu, kuko itegeko ryari ryaratanzwe kuzerura ko Yesu ari Kristo acibwa mu isinagogi. Uwo yari imbata y'idini, yanga kuvuga ibyiza yabonye, arakwepa, arakebereza. Nuko ndabaha urundi rugero, narwo ruba muri Yohana. Izi ni impaka zabaga hagati ya Yesu mu gihe cye n'idini yari ihanganye nawe y'Abayuda. Yohana 12:42 haranditswe ngo, nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko ubwo abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Ababiswe abatware bari abagabo bakomeye, bitunze, barya utwabo, badashingikirije imibereho yabo ku muntu uwo ari we wese. Ariko nabo ntibaburaga guhahazwa n'idini, maze ukuri kw'ijambo ry'Imana bakagushyira hasi, bakemera ibivugwa n'abayobozi nubwo byaba bihanganye n'ibyategetswe n'Imana. Ubwoba bukabataha, ari nako binameze n'uyu munsi, aho abantu batamitswe ubwoba, maze ukuri kw'Imana ntikuvugwe, ahubwo bagahora bateze amaso, bateze ibiganza, biteguye kumvira ibivuzwe n'ubuyobozi bw'idini, ariko bihabanye n'ijambo ry'Imana. Ngize ingero ebyiri mbahaye z'abantu bari barahindutse imbata z'idini, ku buryo iby'Imana batabyerura ngo babivuge kubera gutinya kunyuranya n'ababagize imbata. Noneho muri iyi minsi yacu, impamvu tuvuze ko iyi nsanganyamatsiko nuko mu mubwiriza 1:9 haranditswe ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Ikindi kandi, nta wakorera Imana, nta waba umuyoboke w'Imana ngo Imana inyurwe n'ibyo ayikorera,
igihe cyose asenga Imana ariko akayihagikaho n'ibitekerezo by'abandi cyangwa se akayikorera ariko abanje kubaza amategeko n'inama mu bandi kandi bakamubwira ibihabanye n'iby'iyo Mana yategetse. Akaba ariyo mpamvu umugambi w'ubutumwa bwiza ari ukubwira abantu ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, uwo ni umurongo wa Bibiliya. Ari ukubwira abantu ngo hariho Imana yabaremye ifite umugambi, ni Yesaya 43 umurongo wa 7. Ndabisubiramo, abantu nibamenye ngo hariho Imana yaturemye kandi ifite umugambi. Byanditswe muri Yesaya 43 umurongo wa 7, handitswe ngo nzanira abahungu n'abakobwa niremeye, abo naremeye kugira ngo bampeshe icyubahiro. Uriho wese unyumva wese yaremwe n'Imana kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ntabwo waremwe ngo ugiheshe revera, pasiteri, shehe cyangwa se padiri. Ntabwo waremwe ngo ugiheshe ubwoko bwanyu n'imiryango n'abatunzi bene wanyu cyangwa nabo muhuje urwego mu by'ubuzima, amashuri n'ibindi. Ahubwo waremewe kugira ngo iyo yakuremye iguha umwuka, iguha kunywa, iguha kurya, iguha kubaho, iguha kuramuka, iyo icigatiye amasi n'udusi n'inyenyeri zizerera, iyo yakuremeye kugira ngo weho uyiheshe icyubahiro. Iyo utinya umuntu, byanditswe muri Yesaya ni igice cya 51 umurongo wa 12. Yesaya igice cya 51 umurongo wa 12. Iyo utinya umuntu warangiza ukonona iby'Imana yavuze, haranditswe ngo njye ubwanjye ni njye ubahumuriza. Uri muntu ki yewe utinya umuntu kandi azapfa, ugatinya umwana w'umuntu uzahindurwa nk'ubwatsi, ukibagirwa Uwiteka wakuremye, ari we wabambye ijuru agashyiraho imfatiro z'isi, maze ukiriza umunsi watinye uburakari bw'umugome iyo yiteguye kurimbura. Imana itangazwa n'umuntu utinya undi muntu, ahubwo ugasanga ku Mana niho bakandira. Ibyo yategetse nibyo wumva wahemukira kugira ngo utanyuranye n'umuntu. Ibyo nibyo biri mu myizerere itandukanye, ibyo nibyo biri mu bantu b'ingeri zitandukanye. Ngaho reka tuvuge ibi bintu bikurikira kugira ngo nawe ahuri nibura urebe niba utaba warabaye imbata. Mbese ntabwo waba uri imbata y'ibyaha, cyangwa se ukaba warabaye imbata y'idini, ukaba utuye waranyazwe uburenganzira bw'umutimanama. Ka mvuge ibi bintu bikurikira. Iyo umuntu yanyazwe uburenganzira bw'umutimanama, nababwiye ngo habasigaye ingingo ya 2 yo gukoreshwa ibyadashaka kandi akabikora. Mbere ku mbata z'ibyaha ibi bisanzwe bititaye ku myizerere, niho muzabona yenda ntanze ingero zo mu isi sirimutse, aho umuntu mu kwisirimura no gushaka ubwiza n'uburanga azagera yatobara amatwi. Gutobara amatwi biraryana, ariko umuntu akavuga ati ubwo ari ryo fiyeri rigezweho, nta kundi nzashinyiriza, nuko yabaye imbata y'icyaha. Mukamubona yambaye dukweto dusongoye, duhagaze, tumunaniye, tumuvuna, hari n'abahenjuka ukabakanda, ariko akavuga ati nta kundi, niyo style cyangwa se niyo style igezweho, akananga kabikora. Hari ababoha imisatsi atari uko ari abakungu, nabo bashatse gusa n'abandi, ubwo abakize baba bisimburanya buri kanya, we ntako yigira, akabizingiraho bizamara ukwezi 2 cyangwa 3, inda zikaza n'imvuvu, akishime bikamurya, ariko kuko ari imbata y'icyo cyaha akiyemeza agakomeza. Hari abasinzi bakora baba docteur n'abalisansiye, bize bafite za degree na degree, bariga bakaminuza, agahembwa akayafata mu ntoki, ariko kubera ko ari imbata y'icyaha, ngo kwa maraya, ayandi mu kabari, ayandi bakayamunyaga, mbese ugasanga abayeho nabi kandi byakamurwanaho byaramunyujijwe mu ntoki. Iyabaye yarabatuwe nawe yakabayeho imibereho myiza nk'iyabandi. Hari abambara ubusa, nawe imbehe ikamumerera nabi, yanditse intugu, yanditse ibitega, yanditse agatuza, yihambiriye, nawe akagenda agowe nk'abambara amapantaro. Bibasaba ko ndetse ashaka umukozi uzayisosora, ndetse hari nabo zisadukiraho, ariko kuko ari ibyo bigezweho akiyemeza icyo cyaha akagikora kugira ngo adatandukana n'abandi banyabyaha. Uwo aba yarabaye imbata y'ibyaha. Hari abarwanyi kandi n'imigani isanzwe iravuze ngo ukwanga atiretse
aravuga ngo turwane. Burya ntiwajya gushora amahane ku bandi ngo bizaba ariko kugiraho ingaruka. Hari abangana ukabaho muri karitsiye wangana kugeza ubwo ku munsi wo gupfa kwawe abasigaye imusozi bazaba banejejwe no kugabana ibyawe, ntawe ubabajwe nuko ugiye. Ibyo byose mumenye ngo ibyaha mwene muntu akora ingaruka niwe zigeraho. Erega imbata zahozeho kuva kera. Reka yenda twihute tuvuga tuti uhereye ubu reka twebwe tureke kuba imbata z'ibyaha. Umurongo nihutira gusorezaho uba mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo no 23. Bakorinto ba mbere igice cya 7:23 haranditswe ngo mwacungujwe igiciro, nuko rero ntimukabe imbata z'abantu. Mbese uhereye none uwizera wese namenye ko ari uw'Imana, niyo yamucunguye, niyo yamuremye, ntukabe imbata y'umuntu. Kuko mu myizerere mu byaha abantu babaye imbata. Abantu barakubitwa ngo bari gusengerwa, hari abajya babakandagiraho, hari ababatwika ngo bari kubirukana mw'abadayimoni, hari ababakutwa bakabakora no mu mifuka, hari abigize Imana, umuntu akaba mu karere yarigize Imana bamusenga mu bihugu bitandukanye. Ibyo byose bitwaye abari ab'Imana bibagize imbata z'abantu. Ngaho muraba agaciro, hari uwabacunguye, hari ubaha umwuka, hari ubaha kuramuka. Uhereye none abari we mutinya, mwumve ibyo avuga kandi mubyumvire mutabanje kubaza abantu, ntimukabe imbata z'abantu. Imana ibibahera ubuntu kandi biduhere hamwe mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na mwene so Ntakirutimana Emmanuel. Aka karakaga k'ububata, iyi ni nimero ya mbere, tuzongera kuganirira hamwe ububata nimero ya 2. Murakoze. Numwicanyi n'umugome n'agahenge mufite mora mu ntambara, bakweza mugasarura kandi nagenye umunsi nzatsemba umugome. Numwicanyi n'umugome n'agahenge mufite mora mu ntambara, bakweza mugasarura kandi nagenye umunsi nzatsemba umugome.